njyewe John mwese ninjye wabateye inda turahakana. Aravuga ngo nateye inda gume hano munsi nateye inda hanze. Nuko nasohowe rero cyakora abantu mu muhungu wanteye inda ndagenda ndamuzana nzana iyo niga nyine. Iyo niga ihageze papa aravuga ati cyakora ibisabirasabiranya yadusohoranye n'umuhina atwirukana. Tugeze hanze niga irambye ati rero ubu ngubu tuvugana mwana Jama nta handi mibereho iringiye mba mu Gikangaga. Ubwo rero nawe niba ushaka geto ngwino nzagushakira igunira kiruhura yari kiriho nzagushakira igunira hanyuma twibanire. Byabaye ngombwa rero ko numva igunira n'umundi igunira no mu Gikangaga no ku rubaraza byose ni kimwe. Naje guhitamo ubuzima rero bwo kuba ku rubaraza, mba ku rubaraza cyakora ku manywa nkaba najijisha mama na papa badari nkaba ngeze mu rugo ndanyweye n'amazi. Ariko ubuzima bwanjye bunini bwabaye hanze, yanda nayitwariye hanze. Buriya rero iyo umukobwa akora icyaha abazi ko kitazagira ingaruka, ikintu cyose kigira ingaruka nziza cyangwa ikibi bitewe n'icyo wakoze. Byabaye ngombwa ko bwa bwirasi bushira wamwikaragura shira hano Nyabugogo muri gare najyaga gacamo bakavuga ngo baby yacu, imbobo zanyitaga baby n'uyu munsi zinyita baby yabo kuko barahari twakoranye ubwo buraya, barahari twaje dusambana baracyahari. Uyu munsi ndahahita rero bakavuga ati baby yacu twarakubuze nuko twavugaga. Rero n'uyu munsi barahari nari baby yabo bakavuga ati mwikarago mwana urayisese nuko banyitaga. Nuko ariko ibyo byose ngeze ku rwego rwo gutwara inda abo bose narabashatse. N'uwari imbobo ndamushaka ngangirira umumaro ndamubura kuko iyo watwaye inda mu mwuga w'uburayo icyambere wakoze ikintu gikomeye kibi kuko mu mwuga w'uburayo hari condition ziharanga, hari condition, hari amategeko nyuma ya yandi. Hari uko utagomba gushaka umugabo, nta ndaya yemerewe gushaka umugabo. Iyo ushatse umugabo wari indaya uba wisha amategeko y'uburayo. Kabiri, iyo byariye muri uwo mwuga uba ukoze ikintu kibi kuko iyo byaye uba uri kugenda usaza hari ibyo utakaza iyo wabyaye. Uriyo wabyaye mu buraya usanga abakiriya bagabanyuka nyine kubera na za mpinja n'ibibazo byose. Aho ngaho rero nari nkoze ikintu kibi mu buraya n'indaya nazo ubwazo ziranantererana. Ariko muri ibyo byose Imana agira ngo nyiyereke. Wa mugabo rero inda yaje kugira mu mezi 8 akajya ncungira hakurya gahagarara ari hakurya y'ikiraro cy'abasirikara kande baho nigunzaho urusazi ndwitura ntumaho ndwiyiciraho nijoro mu bukararuni. Ariko ibyo byose akabikurikirana kandi akabimenya kuko yarankundaga ariko ngewe tumenyana dukundana dupofokana twapofokanye kugira ngo muryo udufaranga yari afite twikarito yacuruzaga hano muri gare. Nta kindi kuko uko nakundaga uko numvaga ntekereza mu mutima numvaga ninashaka nzashaka umugabo muremure w'inzobe kandi we yari igikara ari na mugufi. Ucyakora gusa mukundira uko ngana uko yambara uko yitwara n'udufaranga duke yari afite. Ndavuga neka mfe kukwereka ko ngukunda kugira ngo mbone uko ntukurya n'undabona ari yesi bake. Ariko mu buzima busanzwe nta gahunda yo kubana twari dufite. Ariko uyu munsi nibwo mbona ko Imana yamitiyemo ibyari binkwiriye kuko nta wundi muntu wari kunjyana mu rugo cyangwa nta wundi muntu wari kuntunga atarabaye imbobo. Nyine imbobo n'indaya bigomba kubana kuko nibyo biba biziranyeho ubuzima kandi urwo rugo rugakomera. Ndashima Imana kuko iyo yamitiyemo. Habayeho ko agenda yegera abarara hano Nyabugogo babatubuzi bari bahari icyo gihe n'uyu munsi barahari hakaba arimo n'abanakijijwe ubu ari abakristo bo mu rubono no kubera imbuto twagiye tuberera tumaze gukizwa. Arabegeranya bakora inama. Buriya no mu buraya twari dufite abayobozi, buriya mu byiciro byose habamo ubuyobozi. Mu byiciro by'abatubuzi hari ubuyobozi, mu byiciro by'indaya hari ubuyobozi, mu byiciro by'imbobo hano hari ubuyobozi. Mbese icyiciro cyose cyo gifite abayobozi. Rero nawe yafashe icyo cyiciro cy'abatubuzi n'icyiciro cy'imbobo aho ngaho Nyabugogo arabyegeranya bakora inama y'ibebe yabo. Bana bati baby yacu twarayipofotse none niga yayitenda yatubwiye ko yayitenda dukora iki. Bakora inama bemeza ko bakwiriye gufasha ibebe yabo. Nibo rero bagiye bajya hano Kiruhura bagura dusheze tubiri bagura gatanda n'akamatera kano k'abanyeshuri bya okaziyo byose bya ruduko okaziyo. Amaniga ariteranya buriya indayo yarwaraga muri twe bikarwara nk'ibyo birwara idafite iwabo hafi na tutazi ni wabo ngo tuyijyane. Twarayifataga tukayirwaza yazakiri yakorera nyine kicuruza kayatwishyura. Ariko twangaga ko hari umuntu wakwinjira mu buzima bwacu. Nimbobo nuko rero buri uzareba iyo hageze nk'umuntu usagarira nk'imbobo cyangwa akagira nk'ikimbobo bibaho ngaho hafi uzajya ko mbona nimbobo zikwirunzeho nk'isazi. Rero nabo niko babigenjeje baragenda baguraga safuriya n'agasahani bagura gasorori bagura ko kamaterana n'udusheze tubiri bagura bakodesha n'akazu bakodesheje inzu ya 5 y'icyondo mu rubonobono barayikodesha y'amezi 2,10,000. Barangije araza mvana hanze ku itariki nazibagirwe enye z'ukwa gatandatu 2006 araza bamvana aho hanze arambwira ati yizire mwana Jama yizire umujyi nyuma nazi niyanjyanye. Ndagenda mbona nyinjije mu kazu nuko umuhuro wanjye rero wari uw'imbobo nyine wari uw'imbobo kuko nizo zari inshuti z'urugo cyakora n'uyu munsi hakirimo bamwe b'inshuti z'urugo.
aho ngaho rero byabaye ngombwa ko iryo joro marara kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ndabyara nta mwenda mbyara nta mituweli mbyara nta bundi buzima umwana wanjye afatiwe mu mashuka no ku muhima hanyuma rero maze kubyara cyakora ngira amahirwe mbabyarira umuhungu iyo uri ndayo ukabyara umuhungu mu gihe muri icyo gihe cyawe ukabyarana n'imbobo ukayibyarira umuhungu ubu ufite agaciro no mu mbobo kuko barakubwira ati watubyariye iniga nta cyo gutabyaye indaya rero barabyishimiye izo mbobo zirabyishimira ati twabyaye iniga baraza bamukubita Chelsea bati twabyaye iniga kuko hahise hihutirwa ko bashaka uburyo mva kwa muganga bari banciye 15 mvanwa kwa muganga ashyirwa mu rugo hanyuma re barampemba bashaka ibinono bashaka isombe baranyondora ngo nabyaye iniga barayakira mu muryango bakajya bayikubita Chelsea bakayisomya kanyanga bakayisomya urumogi nuko nyine bakira iniga ngenzi yabo umwana wanjye Fabrice niyo nkuru ni nabo bamwise gutyo habayeho rero kakanya gahi gato cyane wa mugabo turananirana kuko twamenyera ubuzima bwo mu muhanda tugeze mu buzima bwo kuba mu nzu no kurara mu mashuka turananirana yajyaga yinjira mu nzu nyine nkabona siwe nari nkwiye gushaka nashakaga umungu muremure w'inzobe nkamureba nkamubona nka puberi nkamubona nk'imbwa n'umusega ngane kundi wambwaye wa musege wambonye uti ubwo rero nkabakizemo kora n'isengeri tukaguruka tukarwana umugere n'ingumi kandi intambara y'iniga n'umujama nta wayikiza aho ngaho rero twabaga twakinze inzu yacu muri karitsiye nta wabaga yemerewe kuza kudukiza akagurukira nanjye nkagurukira nawe akagurukira aho ngaho rero iyo byagezaga gato umwana yarariraga iyo umwana yariraga byangombwa akanyinginga akambwira ati sheri wambabariye ukagenda ukonsa umwana ukagaruka tukarwana naragendaga nkicara kuko anyise sheri nkosa umwana yamara gusinzira nkongera nkamwukisha inda nkagaruka turwane wambwa nigaruka akagaruka tukarwana twararaga twonsa turwana ku manywa nkirirwa ndyamye mu rugo nawe akaza akirirwa aryamye ari muri bisi ninjoro urugamba rukaba gutyo tuba muri ubwo buzima ibiryo twatetse tukabimena naho tuba muri ubwo buzima bw'imbobo nyine n'indaya biraturananirana cyakora ko muci inyuma sinigeze muci inyuma ariko ubundi buzima bubi bwose bw'umugabo abeshwaho bubi nabo mubeshejeho munaniye arihangana kubera wa mwana we ngo icyo yarwanaga nacyo nuko umwana amenya kuvuga no kugenda byabaye ngombwa ko umwana rero agira imyaka 2 arambye ati cyo nashakaga nuko umwana amenya kuvuga akamenya no kugenda hanyuma yaba Marine yagenda ukajya mujyana muri ubwo buraya nawe akaba Marine azabaho mujya mubona ko n'uyu munsi cyane ndatanga ingero za Nyabugogo kuko keshi niho mora cyangwa niho mfite abo nganira nabo beshi ko niho nakoreye umwuga n'uyu munsi hari indaya zibyarira mu muhanda uyu munsi dufite utwana tw'utumarine hariya cyakora ndashimira inzego z'umutekano ko hari uburyo zigenda zibashyira mu bigo ngororamuco ariko hari utwana tw'imyaka 5 6 ugasanga kagushikuje isakoshi kagushikuje telefone mwe nabo barabenshi baravukiye kuri ba mama wabo bindaya maho bararaho ngaho haje kubaho ko atsezerera ndicara muri sano muri za sheza ndavuga ndise bimariye iki umugabo aransenza aranyirukanya ambwiye kejo ninagenda wazagenda kandi koko hano mu nzu nta na materiel z'ibihumbi 5 twari gutezamo cyane munara ngo biboneke ndavuga ni birancanze sanga sinzasubira kubinda yanashatse umugabo yo ashatse umugabo wari ndaye bataye agaciro sibizemera cya kabiri sinzaba musikira ngo mbishobore cya gatatu iwacu bari baranyirukanye birancanga ndeba mu kirere ndeba hasi hose mpabura ubutabazi ariko ndagiye kumva numvijwe riramamagara rirambwira ngo mama Fabrice urabona utarushye ntindarushye mama Fabrice urabona utarushye ntindarushye disubiramo gatatu rimbaza ndaryikiriza ndaryemerera burya kwemera ukumvira hari ibyiza byo mu gihugu urya hari ibyiza byo mu bwami bw'Imana urya aho ngaho rero narabyumviye ariko ijwi rirantegeka rirambwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye mu nzu y'Imana nari ndagitswe sinari mazi kuko icyo gihe nari ntuye aho biti Rohoboti kandi Rohoboti hari amateraniro habaga amateraniro hanyuma rero no mu rubono habaga amateraniro y'abadamu yo kuwa kabiri bari banyirukanye kuwa mbere nijoro kandi kimwe cyo nangaga barokore mu madini yose nangaga idini rya Pentecote nararyangaga kubera imyitwarire yabo imyambarire yabo nkabona n'abantu b'abaturage nkabona nta wizurimo nkabona nta muntu muzima urimo mbese nkabona n'abantu b'abasazi bahura bambaye ibijipo n'ibitambaro ngo mwiriwe mwaramutse gusuhuze nkubwira ngo mwiriwe ibyo nisize ku munwa wanjye makiyaje yanjye imveho ndwana n'iki nari mwikarago najyaga kuvugisha umuntu nkashyira amazuru ku hano ku ruhande nkamusuzugura nkamubwira nkamwumvisha nzi kuyazamura mbese narasuzuguraga kandi abademoni bari baramaze kunyinjizamo ikintu cy'uko ndi mwiza ndi muremure ndi mutoya afite taye noya ndakenewe umugabo naho yanyanga nabo nundi mbese abademoni bari barantwaje igitugu numva ngenda n'izindi mbaraga zindi zimbwira ndi majwe
ubwo buzima rero bwatumaga nta muntu suhuza, nta muntu mbana nawe, nta nshuti zanye nabo twasangiraga urumogi kudusonga bugari, dusangira na kanyanga, hanyuma twarenza tukagambana uburyo abagabo turi burare tubakubita, tukagambana uburyo abaturanyi turabakubita, abadamu twirwa dukubita muri quartier yaho ngaho mu rubonobono, twarananiranye, twarabaye abagore bibica muki. Muri ubwo buzima rero haje kubaho ko wa mugabo yanyirukanye, ariko numva ijwi rindarikira mu nzu y'Imana, nkomeza gusobanuza mu nzu y'Imana hariyo. Icyambere mu bagaturika nari narabaye mu ngiye abagaturika nabayemo ku kiliziya hari mu Gatsata, najyaga ngenda ngahazwa, bajyaga bavuga ngo iyo umwana ngiye umuntu haje ngo agiye guhazwa ngo atarabyigiye ngo iwabo asanga harabaye amaraso. Ndavuga ariko ibyo bintu iyo rero iyo umwana ari ikirara azirura ibizira kugira kuko uburara uba ufite muri wowe bukuzirurisha ibyaziraga. Naje rero kugenda nkajya mpazwa ngo ndebe ko iwacu nsanga ko habaye amaraso, ndavuga nako abantu bazi kubeshya, nkahazwa rero muri ubwo buryo mu bagaturika, ngahazwa kandi ntarabyigiye. Abasilamu bigeze kujya baza bakaza hano handi y'ikiraro cy'abasirikare, bakaza bakaduha imyitano tukitandira, nabo mbajyamo nkajya sara, ariko ibyo byose nkumva ntacyo bintwaye. Abayandi madini nkumva nta kibazo, ariko idini rya Pentecote bajyaga baza mu rugo na mama bakaza kumusura, bagasenga, bakajya mu ndimi, bakavuga bagasenga bagasakuza, nkavuga ko mama kuko bari abantu basakuza mwabindushye nkawe uri bubaza nano mbanga. Najyaga mura no murokore ngabanza nkihisha, cyakora nubwo nabangaga ariko habagamo no kubatinya. Buri hari abantu batwanga ariko hakabamo no kudutinya bitewe nuko nyine biri. Narabangaga ariko nkanabatinya. Impamvu nabatinyiraga ko bashaka kubona ibyo nakoze, nari nzi ko Imana yabibereka. Ubwo rero nahuraga n'umurokore mu gitondo mvuye muri ubwo buraya bwanjye, narabanzaga nkihisha, akabanza gatambuka kuko nangaga ko yavuga ngo uvuye mu buraya cyangwa dore wangoyira umugi, nangaga ko ibyo bintu babimbwira.